uretse n'abo bacuruzi n'undi wese wabikoze aragawa. Iyo gahunda yo kwibuka yabimburiwe no kunamira inzirakarengane z'abatutsi biciwe mu ntanzi z'umujyi wa Musanze no mu rukiko rw'ubujurire rwa Ruhengeri yashojwe n'urugendo rwazengurutse umujyi wa Musanze bagana kuri stade ubworoherane n'ibiganiro byagitabiriwe n'abikorera bo mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru. Nyuma y'ubuhamya bwatanzwe n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda na perezida w'ibuka mu karere ka Musanze Pierre bari bumbatiye ubukana jenoside yakoranywe kandi kamanza kugeragezwa kuva mu 1990 umukuru w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney yagaye abacuruzi bari bakomeye batarwanyije jenoside ahubwo bakayitera inkunga. Baranzwe n'uruhare runini cyane bagize mu gushyigikira no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, baba bakoresheje ubucuruzi bwabo, baba bakoresheje ibyo bagurisha, ndetse bagize n'uruhare noneho no gufinansa, gutanga amafaranga, ariyo mipanga yaguzwe Felicien Kabuga, ari ibyo bikoresho bindi byakoreshejwe mu kwica abatutsi, ari mihoro, ari ubuhiri, ari amasuka, ibintu byagiye bikoreshwa, ariko na cyane cyane buriya bagize n'uruhare cyane mu gutanga, mu gufasha interahamwe icyo gihe muri 1994 ndetse na mbere yaho. Perezida w'Urugaga rw'Abikorera mu Majyaruguru Nsengiyumva François wavuze ko bategura gahunda yo kwibuka abazize jenoside bibuka ko igihugu cyahombye amaboko kandi kigashigishwa na jenoside ku buryo bukabije. Yavuze ko kuri bo kwibuka ari ugufata ingamba zidasubira inyuma mu rugamba rukomeye rwo kubaka u Rwanda ruhamye. Iyo twibukana mu mwanya wo gufata ingamba zo kuvuga tuti dutere intambwe idasubira inyuma, ducukubiri n'amacakubiri yadusenye akadusenyera n'amasoko, cyane ko iyo usenya abanyarwanda isoko ryacu riba rigabanutse miliyoni y'abakiriya. Icyo gihe rero twubatse abanyarwanda natwe ubwacu tuba twiyubatse n'ubucuruzi bwacu tuba tuteje imbere, cyane ku gihe kirambye, cyane ko dushaka igihugu cyacu tuzaraga abana, igihugu kizira amacakubiri, kizira ruswa no gutonesha. Muri icyo gikorwa cyo kwibuka hakomeje kugawa cyane abacuruzi bari bafite ishoramari rihambaye, bashoye imari mu kugura imihoro yo gutema abana b'u Rwanda, mu modoka zatwaraga intera hamwe n'impuzamigambi zajyaga kwica abatutsi no gusahura amazu, ndetse n'abashoye imari mu itangazamakuru nka RTL Munakangura n'ibindi bitangazamakuru byakwirakwije ingengabitekerezo ya jenoside igakwira hose ku buryo bwihuse. Vice President wa kabiri w'Urugaga rw'Abikorera mu Rwanda Madame Jenny Mushimiyimana yemeje ko igihe kigeze ngo abikorera bagirire igihugu akamaro aho kugisenya. Ngira ngo rero ni igihe cyacu noneho kugaragaza ko abikorera bashobora no kuba noneho abandi bantu bakora ibintu bizima, bakora ibintu byubaka igihugu, barwana ishyaka ry'igihugu. Uyu ni umwanya wacu. Ariko cyane cyatuzanye hano cyangwa se cyo tugendere muri iyi minsi ni ukwibuka cyane bagenzi bacu bakoraga nk'ibyo dukora, babaga mu mirimo yacu, babaga mu masekiteri atandukanye nk'uko tuzirimo, bazize icyo batigize. Kubibuka tuzirikana ko ari igikorwa dukwiye kurwanya twivuye inyuma, tukakirwanya twebwe ubwacu dukoresheje abo tubana, abo turera, mbese umuntu wese akamenya ko ari ikintu kibi cyane gikwiye kuva mu nzira kitazanongera, kuko aho cyagejeje igihugu twarahabonye, aho tuvuye turahazi, rero tugomba kurwana ishyaka ryaho dushaka kujya. Muri uwo muhango wo kwibuka ku nshuro ya 24 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda wateguwe n'Urugaga rw'Abikorera bo mu ntara y'Amajyaruguru, byashimangiye ko biteguye kubakira abacitse ku icumu rya jenoside batishoboye amazu hirya no hino mu gihugu. Ni gahunda izatangizwa mu karere ka Rubavu ahazubakwa amazu 50, imwe irimo amazu abiri, ni ukuvuga 2 in 1. Tuyishime JadoFils mu ntara y'Amajyaruguru.